Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwihita n'ingoga. Twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni umwanya mwiza tugiye guhimbaza Imana no kubabwira ijambo ridufasha. Haleluya. Reka tubanze twakire uyu mutumirwa. Suhuza abagukurikiye. Haleluya. Amen. Nitwa Mukashema Claudine, abasengera Rehoboti, handi muri korali Rehoboti. Imana iduhana umugisha. Amen. Claudine ni umuririmbyi. Reka tubaze Claudine, ese Claudine wakiriye Yesu ryari? Mwamenyanye mute? Muhamagaro wo kuririmba waje ute? Nakiriye Yesu kumwakira mu buryo kubatizwa mu buryo bwa Yorodani bw'amazi ni 2015. Yego. Niho natangiye nyine numva nkunze korali. Yego. Niho wavutse ubwa kabiri? Navutse ubwa kabiri. Atari ukujya muri Yorodani gusa ahubwo kuvuka ubwa kabiri? Yego. Aha, mbere yuko ukizwa wari umeze ute? Mbere yuko nkizwa nta bintu byinshi n'ubundi nabagamo. Bimwe kugendera ngo mu ngeso mbi, gusa icyo nasengeraga mu Gatolika. Yego, gasenga ariko nta nzoga nanywaga, nta busambanyi najyagamo, nta zindi ngeso n'ubundi najyagamo. Nese ubwo wakijijwe? Ubwo wakijijwe iyo wigumira mu Gatolika? Oya. Ntabwo ariho umuhamagaro wari uri. Yego. Ko n'ubundi najyagamo nkumva simfashijwe. Yego. Yego. Rero akenshi ariko n'ubundi nakundaga gusengera muri ADPR. Naratorokaga nkajya muri ADPR. Batabikunze batanabishaka ariko nkajyayo. Bishatse kuvuga ngo n'ubundi ntacyo wakijijwe, wari ingeso nziza? Na ngeso nziza arakizwa, ariko ingeso nziza n'ubundi ntekereza ko umuntu ashobora kugira ingeso nziza ariko adakijijwe. Yego. Gute? Gute? Ushobora none se kugira ingeso nziza, ushobora kugira ingeso nziza ariko utaravutse ubwa kabiri. Utarabatijwe n'Umwuka Wera. Yego. Ni ibyo bisobanuro. Imana iguha umugisha, reka twe kumubaza byinshi, ibindi tuzabimubaza ubutaha. Muri make nkurikije uko mbyumvise, gusa wavuye mu Gatolika kuko atagufashaga, ariko kandi ugeze mu itorero muri ADPR urafashwa, nicyo cyatumye uhaguma. Yego, Pasteur Masombuko yarigishije. Vuga cyane abantu banago bari kumva. Pasteur Masombuko yaje kwigisha ku rusengero. Numva ndafashijwe, ndahaguruka njye imbere kwihana. Uratura? Ndatura. Aho natangiriye. Uriya rero ni nkawe peri wawe spirituel. Yego. I think ko umukunda cyane. Ndamukunda ko urumva ko nindamuka ngiye mu ijoro we tugahurira umunyago. Nzaba ndi umunyago. Amen. Kozi w'Imana nanjye ndamukunda cyane ndetse. None se ubundi ko wajya kujya gusenga, ubwo ni nk'iki kintu cyagukoze ku mutima yigishije ko n'ubundi wari umaze imyaka myinshi uteraniramo, ni iki yigishije gituma wumva wafata icyemezo? Yigishije ko Yesu yisizeho intimba zacu. Yego. N'imibabaro yacu. Yego. Nyamara ibyaha byacu nibyo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yacumitiwe, yashenjagura ibicumuro byacu. Niryo ryatumye utekereza, uravuga utariko nanjye wamwikoreza ibyanjye. Yego. Yego. Amen. Muri make nuko wakiriye Yesu. Ese ubundi iyo tuvuze intimba, buri intimba wumva ari iki? Kurumva imibabaro yacu niyo yishyizeho, kandi mu mibabaro havamo n'intimba. Ubundi intimba ni iki?
intimba ntekereza ko intimba ni ikintu ni nk'ikintu kibabaza umuntu yego ariko ntikimuvemo icyo kintu kikaguma kimurimo imbere nubwo wowe utakibona inyuma. Urareba ko iyo bateye uruyuzi yerwa hatangiye kuzana igihaza, umuntu kitarakomera umuntu akasa nk'ugikomeretse cyangwa igiti kikakica kirakura, ariko nyuma bazajya kugisatura ukabonamo ko kibumbiye imbere. Yego ntekereza ko intimba mba numva ari nk'icyo kintu umuntu nyine aba yarahuye n'ikintu ariko mo imbere ni nk'ikintu kigenda kikibika ahantu ntikivemo. Ako Yesu yaje ahita akuramo iyo ntimba. Yego Yesu rero we yabonye izo ntimba nizo yishyizeho. Amen. Imana iguha umugisha. Aravuga ati intimba ni ikintu kiba cyaragukomerekeje kikibika ahantu. Atanze urugero rw'igihaza. Igihaza ngo iyo kikiri gito, umukecuru yigeze kubwira umuntu umwe, arambwira ati mwana we intimba uzi icyo ari cyo? Ati ni igihaza cyakomeretse kikiri gito. Ati iyo gikuze usanga hari ikintu cyipfunditsemo, kandi koko ku bahinzi bazabyumva uzasanga koko bishoboka. Ariko iyo ntimba Yesu araza akayikuramo. Claudie, ako kantu mvuze urumva bidahura? Yego birahura neza. None se Claudie, mu by'ukuri ni nk'ikihe kintu umva cyakubabaje Yesu akaruhura umutima wawe? Nibura muri ya mwisi ntago bihita bishira byose, ariko nibura hari igihe Yesu abyoroshyamo. Ni iki wumva? Erega buriya hari nk'ubuhamya ushobora guha umuntu nawe yari ameze gutyo agahita akomera. Ubu ni nk'iki wabwira abantu kirebana n'ikintu cyabomora? Se wowe womotse iki muri ibyo bintu? Njyewe ikintu nabashije maze kwakira Yesu ngiye muri ADPR, ikintu numvise mbohotse, numvise mbonye amahoro. Numva mbashije kwakira ubuzima. Yego numvise nyuzwe n'ubuzima ndimo, kandi nubwo nasengeraga mu Gatolika nta kintu na kimwe nari mbuze kijyanye n'iby'isi, ariko numvaga mbuze amahoro. Yego nge rero ikintu aka kanya naba ubuhamya wasangiza abantu. Nge nta bintu byinshi, icyambere gusa nuko na n'ubu nta mahoro naboneyemo. Yego nta mahoro, numva ari amahoro, numva nyuzwe, numva uko mbere wenda natekereza ko umuntu ntago wabaho utari umukire. Yego ntago numvaga ko umuntu yaburara. Yego ntago abantu bashonje cyane, ntago nabikuriyemo cyane ngo numva inzara cyangwa iki. Ariko ngeze muri Yesu, mvuye mu Gatolika ngiye muri ADPR, maze kumva ijambo ry'Imana rinkozeho rinyoze, mpahurira n'abandi benshi. Nsanga umuntu ashobora kuburara kandi akabyina kandi akanezerwa. Umuntu ashobora gukubitwa kandi akanezerwa. Nibaza ko naribajije se ko ntakubitwaga cyangwa simburare ko ntari mfite aya mahoro. Yego wageze mu nzu y'Imana usanga hari n'abandi bageragezwa bagasonza ariko bakaguma ku mwami. Buriya nta bishatse kuvuga ngo nta kintu na kimwe gikwiye gukura abantu ku Mana, yaba inzara. Na Paulo yarabivuze ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese ni amakuba, ni ibyago, ni ukurengana se, ni ukwambara ubusa? Ahita avuga ngo hoya, ibyo byose nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Imana iguha umugisha. Twumvise rero kuri umuririmbyi uririmbira Imana. Reka turirimbira Imana, tuyihimbaze, tuyishimire iby'imbaraga yakoze. Turirimbe indirimbo y'151. Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana. Nawe izi
inshuti zacu zaduhara ruka zose Yesu ntabwo ahemukira abakunda nawe izindi nshuti zacu zaduhara ruka zose Yesu ntabwo ahemukira abakunda n'iki gihesha ubugingo budashira sukumenya Yesu wacu udukunda twarazimiye nk'intama Yesu aradushakashaka atubonya twinjiza ubwo mu rugo rwe twarazimiye nk'intama Yesu aradushakashaka atubonya twinjiza ubwo mu rugo rwe tumumenye kwari inshuti yishimira kuduha imigisha yose n'imbabazi imitima yacu ikunda kumvira iyo nshuti yacu no kumwizigira cyane tudatinya imitima yacu ikunda kumvira iyo nshuti yacu no kumwizigira cyane tudatinya kandi ibyaha byacu byari bikabije Yesu aterwa n'urukundo kudupfira nibyo bituneshereza nibyo biturinda ibibi tukayoboka ya nzira igeriwe nibyo bituneshereza nibyo biturinda ibibi tukayoboka ya nzira igeriwe nibyo bituneshereza nibyo biturinda ibibi tukayoboka ya nzira igeriwe kandi ibyaha byacu byari bikabije Yesu aterwa n'urukundo kudupfira nibyo bituneshereza nibyo biturinda ibibi tukayoboka ya nzira igeriwe utinyibiza kubaho Imana irakurinda reba ubushake bw'Imana gusa Imana irakurinda
Imana irakurinda nubwo uwo mutwaro uremereye Imana irakurinda n'ibyago biri mu nzira ucamo Imana izakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana imenya ubukene bwawe Imana irakurinda komeza ubane n'Imana gusa Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda kandi ubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda uyimenyesha ibikubabaje Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe Amen Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu kandi iminsi turimo nayo ni kwihita n'ingoga uwihanganyaza igihugu ko kiri dutegereje gusa waducunguye ibimenyetso bitwereka kwagiye kugaruka bitwereka ko wa munsi wegereje dore ubwami bw'Imana buregereje
ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba, kandi ubwo azagaragarira ku bicu. Haleluya, haleluya, azaboha wa mugome umwe wagerageje kuturimbura. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza, ubakanguze vuba bya bimenyetso, kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Nukuri tubona ko Yesu aza vuba. Dore ubwami bw'Imana buregereje, buri hafi. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje.